urukundo nyarwo rushobora guhindura buri kimwe, ariko ugambana nta munsi n'umwe hazigera agera ku ntsinzi ye. ubu nanjye nshobora kuba nka owner of company. Excuse me. Ese Robert aremera gutanga ibye byose kubera urukundo? How do you feel ndi boss wawe? Ariko rero at this moment ntabwo byashoboka. Lucas we kugambana bikomeje gufata indi ntera. Nikagera ibyo Robert sigo ntagera niko cyagera uvuye mbya mugiye ngo hajya ngo kuri dine ngo kuki. Kurikira filime Trust No One kuri Analysis TV maze wihere ijisho umva uburyohe bwa sinema. Uzi ibyabaye wowe nimba ushaka uwo muntu ahubwo wakwinjira muri za nzego hanyuma bakamushaka twamubona tukagira Imana tukaba twamubonye. Uyu mwanya nje mu muryango wanyu nk'umuturage ntabwo yari ofisi nicayemo mwaje gutangira ikibazo. Urakoze cyane Rugema ntawe uhari. Sawa umunsi mwiza. Namwe umunsi mwiza. Umuntu udafite intwaro ntazigere na rimwe akugira gute agutera ubwoba. Ufite ijambo ibyo ntibigutera impungenge, turagenda mujyane wanjye gusa reka twigende twigurye uriya muti ugomba kugira gute kuwuzana. Hari ikibazo ufite se? Tujyane mu rugo. Iwanjye nta muntu ukuzi ko ndeba ugiye mu kantu. Bakunzi ba filime nyarwanda, ibintu bikomeje kuba byaryoha cyane muri iyi filime yacu. Aho tugeze ibintu bikomeje kuba byaba ibindi kubera ko iyi filime igeze ahantu haryoshye, abantu bayikunze. Rero hano twasize uyu musaza amaze kuba yagambanira Iribagiza ndetse na musaza we, akaba yatanga impapuro z'imitungo akazihereza Rugema, ariko Rugema ibintu abashije kuba yamukorera ni ibintu bidasanzwe. Nago umugambanyi ibintu bijya bimuhira burya, kubera ko isomo ry'uyu munsi rirazi kwereka ko uyu musaza ibintu yabashije gukora nawe bigiye kuba byamugaruka ku muntu watanze impapuro zifite imitungo y'amamiliyoni ashaka guhemukira Iribagiza na musaza we kugira ngo babashe kuba babura imitungo yabo. Iribagiza yabuze ubwenge bwibutsa, uyu musaza nabyo yari abifitemo uruhare. Ukubwira ibintu uyu musaza yakoze kugira ngo Iribagiza nabashe kuba yakibuka ibintu byose, kandi ari we wari ufite inshingano zo kuba yatuma yibuka buri kintu cyose. Rero nimba tugeranye kuri aka kanya uyu munota turi kumwe, jya muri comment ushyiremo igitekerezo cyawe. Nimba nta gitekerezo ufite ushyiremo ama emoji y'umutima kugira ngo turebe ko tuba turi kumwe n'abantu kuri uyu munota tuba tugezemo. Rero icyatumye Iribagiza atabasha kwibuka ibintu byose, atabasha kwibuka abamwicaye, ababyeyi be n'abandi bagiye bamuhemukira, nuko uyu musaza yabashije kuba yatanga umuti umwe agasigarana undi muti utuma Iribagiza yabasha kuba yakibuka. Uyu musaza rero yabashije kuba yatanga umuti utuma Iribagiza yakibuka ibintu by'uwo munsi, ariko ntiyibuke ibintu bya kera ahashize. Rero Iribagiza mubona impamvu mubona ngo yaributse nuko yibuka ibintu byabaye muri iyo minsi nyine muri iki gihe arimo, ariko ntago ibya kera abasha kubyibuka. Iby'urupfu by'ababyeyi be ntago yabasha kubyibuka. Rero nicyo uyu musaza arimo abwira Rugema ati hari umuti uwasigaye Iribagiza atabasha kuba yaranyweye kugira ngo yibuke ibintu byose. Uyu muti rero wabaye ikibazo kubera ko babashije kuba basiga ba Kamarade na Emile babagambaniye, ariko uyu muti wabaye ikibazo ugiye kubasha kuba wabasubizayo kuzana uyu muti. Babashije kuba bibagirwa yuko ba Kamarade na Emile baramutse bawubonye bawushyira Iribagiza agahita yibuka buri kintu cyose cyamubayeho. Rero Rugema yaba ahuye n'imyaku, yabafashwe kubera ko ari we wishe ababyeyi ba Iribagiza, kandi twese twarabibonye muri iyi filimi, nta muntu utarabibonye kubo twarebanye izi season zigiye zitandukanye. Nicyo cyatumye rero Rugema agira ubwoba. Rero bakaba bagiye gukata bagasubiraho uyu musaza yabaga, bakaba bagiye kuzana uwo muti watuma Iribagiza abasha kuba yakibuka buri kintu cyose, nabo bakawutwara kugira ngo ba Kamarade na Emile batazigera bawubona. Rero uyu musaza yagumye abwira Rugema ko uyu muti
ahantu uri ba Kamarade na Emile batabasha kuwubona, uhishe ahantu kure cyane, kubera ko yawuhishe ibi bintu nawe yari yarabipanze ko azabasha kuba yagambanira ba Iribagiza nawe akegukana imitungo, ariko byabashije kuba byamupfubana kubera ko uwo yizeye Rugema wari ugiye kumuha ubuzima bwiza, mubonye akazi agiye kumuha ko ari akazi k'ubuzamu ko kujya amurindira izamu, kandi namwe murabizi ubuzima bw'abazamu bibe ubuzima baba babayemo. Rero niko kazi Rugema agiye guhemba uyu musaza wabashije kuba yamwibira impapuro z'imitungo. Ariko kugambana ntago ari ikintu cyiza, kubera ko uyu musaza urabona nawe ibintu bibashije kuba byamubaho ni ibintu bitari byiza cyane, kubera ko yaragambanye nawe baramugambaniye, ibyo bamwijeje ntago abashije kuba yabibona. Rero isomo ry'uyu munsi nuko ukurikira ibintu byinshi ukabura na bikeya wari ufite. Uyu musaza yari ari mu cyaro, ari ahantu yiturije, afite abahungu babiri bari kumwitaho. Kamarade na Emile bakoraga igishoboka cyose ngo abashe kuba yabaho kandi akabaho neza. Rero nawe yari yarabafashije kuba yarwanira Iribagiza ngo abashe kuba yakanguka, kumbe yari yabagambaniye. Ba Kamarade nabo barabiketse kuba yabahaye umuti umwe, akagenda ababeshya ngo hari ibintu akiri gukura neza yibuka, kandi uyu musaza buri kintu cyose yari akibuka, ariko agumya abeshya abahungu be ati hari ikintu naribuka ndi kugenda mbikura, uko nzagenda mbyibuka nzajya mbibabwira. Rero urumva ko uyu musaza ibintu yishoyemo bitabashije kuba byamuhira, bitabashije kuba byamugendera neza. Ariko ntabwo twakirengagiza ko hano Nyiranambara yari arimo abwira Fabiola amagambo avuga ati Rugema agiye kuba yaza azanye impapuro z'imitungo, ariko tugiye guhita twigendera twimuke tube twagusiga ahangaha. Baba babonye musaza wa Iribagiza araje, aje kubaza abantu baba barishe ababyeyi be, abaza impamvu ba Nyiranambara ari bo babashije kuba barera Iribagiza. Urumva ko musaza wa Iribagiza atangiye kuba yakeka Nyiranambara na Rugema, ariko yagumye ababaza. Fabiola atangira kuba yamubwira, agiye kumubwira ukuri Nyiranambara aba aramufashe, amufata umunwa, aravuga ati ntuzongere kuba watwinjira mu bintu byacu, ibi bintu muzajye mubibaza Rugema, kubera ko nta wundi muntu uri hano kandi Rugema uza ahantu ari. Nuko Nyiranambara akomeza kuba yakiregura ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ashaka kubesha uyu musaza wa Iribagiza. Ariko uyu musaza wa Iribagiza yabashije kuba yamenya ukuri kose ko aribo baba barishe ababyeyi babo, kubera ko aribo bareze Iribagiza. Nicyo kintu nacyo cyabasha kuba cyabatsinda. Bamurera mu buhe buryo, bahuye gute, nicyo yaraje kubaza. Ariko uyu Nyiranambara ntabwo yabashije kuba yakitwara mu kibazo neza ngo asubize ikintu bari barimo kumubaza, ahubwo yazamuye umujinya mwinshi cyane, atangira kuba yatangira gutuka uyu musaza wa Iribagiza. Ariko nk'umuntu usanzwe azi amategeko yamwitwayeho neza cyane, amubwira ko aje hariya mu rugo rwabo atari nk'uko aje mu biro, ahubwo aje nk'umuntu usanzwe uje gushaka amakuru ya mushiki we, ntago yaje nk'umupolisi. Rero byatumye Nyiranambara asigara yibaza ibintu byinshi bikomeye cyane, atangira gukeka yuko baba babavumbuye. Ariko nkwibutsa neza ibi bintu nibyo, kubera ko Nyiranambara na Rugema nibo babashije kwica ababyeyi ba Iribagiza begukana iyi mitungo yabo. Niyo mpamvu mubona Nyiranambara ahora afite ubwoba na Fabiola, kubera kugeza niyo mpamvu mubona aba afite ubwoba buri kintu cyose, aba ashaka kwitanga, agira Nyiranambara inama yuko bakitanga, yuko muri season nyinshi Fabiola ubona ko aba afite ubwoba bwinshi cyane. Ariko hari isomo aba ashaka kuba yaha abantu bakurikira iyi filimi, nuko mutabasha kuba mwaribona. Niyo mpamvu mba mari ngo tubagezeho iryo somo riba ryashatse kuba ryatambuka muri iyi filimi yacu, kubera ko abantu benshi ntago muba mwabasha kuba mwakuramo amasomo. Mureba filimi ari ukuruhura mu mutwe, ariko haba harimo amasomo akomeye cyane wakuramo ugakoresha mu buzima busanzwe. Nimba nawe ubona ujya uhura n'ibigeragezo mu buzima cyangwa ibindi bintu bigiye bikomeye, ariko byose biba biri muri ino filimi kugira ngo mubashe kuba mwayikuramo amasomo agiye atandukanye, ngo nawe wige byinshi muri iyi si tugezemo, yuko ibintu bikomeje kuba byabasha kuba byacanga abantu. Iyi filimi yabaye filimi ibasha kuba ari nziza cyane, ikundwa n'abanyarwanda benshi cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, ariko ntabwo babasha kuba bakuramo amasomo agiye ayikubiyemo. Abantu mureba iyi filimi muyireba mudakuramo amasomo. Hari umunsi baba baduhaye inyigisho nziza, ariko mwayireba mwebwe mukavuga ati ibi bintu nibitagenda gutya ntabwo nzabasha kuba nagaruka kureba iyi filimi yacu. Ariko biba byiza iyo ubonye isomo bashatse kuba batangamo, kugira ngo nawe ibashe kuba yagusigira
ikintu kizima muri iyi si tugezemo mu buzima busanzwe, yuko aba ari amasomo agiye atandukanye. Hari aho mubona hano Rugema aba yahikinnye ari umuntu w'umugome cyane, cyangwa Nyiranambara ari umwicanyi. Mu buzima busanzwe ntago aba ari abicanyi, ahubwo bari abantu bazima bakundana, bakunda abandi bantu. Ariko hari abantu muba mwarababonye hano muri filimi bazanyura nk'iwanyu mukabatera amabuye. Rero ntago ari ibintu byiza cyane, cyangwa mwahurira nk'ahantu runaka ukaba wamuha akato kubera ko wamubonye muri iyi filimi akina ari umugome. Ariko mu buzima busanzwe biba bimeze, aba ari abantu beza babasha kuba basabana n'abandi. Rero niyo mpamvu mutagomba kubahereza akato. Hari amasomo baba bashaka kuba bakugezaho nubwo utabasha kuyabona. Niyo mpamvu mpora nkubwira ngo wageze kuri iyi channel ukaba warabashije kuba wakanda subscribe, amayoberane nayo kubera ko tuba tuhari ngo tugusobanurire buri kintu cyose ubona kitabasha kuba cyagenda neza muri iyi filimi yacu. Niyo mpamvu nkubwira ati nimba ubasha kuba wageza kuri uyu munota tuba tugezeho, nkakubwira ati ujye muri comment uzajye ubyubaha ushyiremo umunota basi uba wagezeho kuri iyi filimi, kugira ngo tuzajye tubasha kubana tuvuga ati hari abantu tuba turi kumwe babasha kuba bakurikira ibi ngibi dukora, yuko tuba duhari ku bwanyu ngo tube twabagezaho iyi filimi uko iri kose, tubashe kuba twabaha ibyishimo kuri filimi yanyu mukunda muri benshi. Kuri iyi filimi Inzira y'Umusaraba rero ni ibintu bikomeje kuba byaba ibintu byiza cyane ku bantu bayikurikira, abantu baba bageze ahangaha tukiri kumwe. Urabona ko ibintu biba byabaye ibintu byiza bishimiye uyu musaza nawe. Isomo uyu munsi yaduhaye isomo ryiza yuko kugambana atari ibintu byiza. Yabashije kuba yagambana ariko ntago byaje kuba byamuhira, birangiye agiye kuba umuzamu, umuntu wari wifashije ari umudogiteri, yarabayeho umudogiteri yibereyeho mu buzima bwiza, bakamushoka bakamwizeza ibitangaza, bakabasha kuba bashaka kumuha ubundi buzima bukomeye. Nk'umuntu w'umusaza wari ushaka kubaho neza, ashaka iby'isi, abasha kuba yagambanira Kamarade na Emile, aba bana be. Ariko nabo baje kuba babikeka ko impamvu yaba yarabahaye umuti umwe kandi bari bafite imiti ibiri yo kuba baha iribagiza akabasha kuba yakibuka, ni ikigaragaza ko uyu musaza nawe yari ashaka kuzabagambanira. Rero niyo mpamvu uyu musaza atabashije kuba yaba mwiza muri iyi filimi, abashije kuba yatubihiriza filimi abakunzi bayo, kubera ko filimi yacu yari igeze ahantu haryoshye turi kugenda tuyikurikira. Ariko uyu musaza ibintu abashije kuba yadukorera ntabwo ari ibintu byiza cyane. Ariko isomo ry'uyu munsi nizere ko hari abantu babashije kuba bakuramo amasomo yabo, ku buryo ibi bintu nabo bajya bahura mu buzima busanzwe. Nabo batubwira aho hasi muri comment nimba ujya uhura n'ibibazo mu buzima busanzwe, ukagambanirwa n'inshuti yawe, ukagambanirwa n'umuntu wakubaye hafi, ukagambanirwa n'umubyeyi wawe, nk'uko uyu musaza abashije kuba yagambanira Kamarade na Emile. Bakaba bagiye kuba batwara imitungo yaba Iribagiza, ari we wayisigiwe iyi mitungo, ari umuganga w'ababyeyi ba Iribagiza, bakabasha kuba bamuha icyizere atarakwiye. Rero niyo mpamvu ubona ko ari ibintu bibabaje. Buri muntu wese uri impande yawe ntago ari umuntu mwiza, uwo muhora musekana, cyangwa abandi bantu bose ubona impande zawe muhora mwishimana mubwirana buri kintu cyose, ntago ariko ari mwiza. Niryo somo tubashije kuba twakura muri iyi filimi yacu. Rero nimba ubona ko hari amasomo meza tuba twakugejejeho, ujya muri comment utubwire uko wabibonye iyi filimi yacu aho ibashije kuba yagera, yuko ni ahantu haryoshye cyane. Aho hano twabonye ko Nyiranambara yari arimo abwira uyu mukobwa w'umukozi we ko atazajya ajya mu gikoni ngo asohoke atagikinze, kubera ko Iribagiza ashobora kuba yabaruga. Nyiranambara rero atangiye kuba yakeka ibintu bibi kuri uyu mukobwa wacu Iribagiza, atangiye kuba yatangira kumukekera uburozi, kubera ko ahantu hose uyu mukobwa agiye gutangira guhezwa ahantu yari yemerewe kuba yajya. Mwibutsa ko ariko na mama Cyusa yabwiye Iribagiza avuga ati, mwana wanjye ntuzongere kuba warya ikintu icyo ari cyo cyose uhawe na Nyiranambara cyangwa abandi bantu baho, kubera ko bashobora kuba bakuroga. Rero urumva ko hano muri ino filimi yacu hatangiye kuzamo ibintu bitari byiza cyane, kubera ko batangiye kuba hazamo ishyari, hakazamo n'ibindi bintu bitari byiza cyane. Buri wese atangira kugira uwe inama avuga ati, rero urabona ko ibintu bimeze gutya na gutya, ariko jya wigengesera, runaka ntazagwe ikintu ngo ube wacyakira, uzajye ufata ikintu ariko uri kumwe nawe nimba mugiye kurya
ugende ufate isorori bari kuriraho, nawe utahure kuri iyo sorori bari gutahuraho, yuko nibaguha ibiryo bya wenyine ukabasha kuba warira mu isorori ya wenyine, bazabasha kuba bakuroga. Rero mwana wanjye ngo uzajye wigengesera, kubera ko Nyiranambara atari umubyeyi mwiza. Iribagiza yabashije kuba yabyumva ariko yanga kubyumva neza. Uyu mubyeyi yahise amusobanurira ko mbere babanaga kubera ko bari bataramenya ko azi ukuri, noneho ubu yamenye ukuri, bashobora kuba bamwangiza bakaba bamuroga akavaho, noneho kuva n'impapuro z'imitungo yabo bazibonye ni ibintu byakomeje kuba byagorana cyane, kubera ko bashobora noneho guhita bamuroga burundu. Rero nimba hari isomo wabashije kuba wakura muri iyi filimi yacu, urumva ko rero Iribagiza batari bashaka kuba bamugira inama mbi, ahubwo ni inama nziza uyu mugore yari ari kugira Iribagiza, nubwo yayifashe nabi. Mama Cyusa ntabwo ari umuntu mubi watuma Iribagiza yongera kuba yahohoterwa cyangwa akaba yarogerwa mwa runo rugo, kubera ko urabona ko muri iyi minsi ntago babanye neza na Nyiranambara. Mwabonye ko na Nyiranambara arimo akeka uyu mukobwa Iribagiza ati ashobora kuba yatoroga, uzajye usohoka ukinze igikoni. Ibi byose mwabibonye muri iyi filimi Inzira y'Umusaraba. Mu byatambutse byose twagiye tureba iyi filimi, rero abakunzi bayo bagenda bakuramo amasomo, bamaze kuba basobanukirwa bagakanda subscribe kuri iyi channel. Ubu ibintu byose baba babishyize ku murongo. Nimba nawe uri mushya, mwandira kuri iryo jambo ryanditseho subscribe, nurangiza utange igitekerezo cyawe muri comment. Nimba nta n'igitekerezo ufite ushyiremo ama emoji y'umutima, kugira ngo tubashe kuba twareba ko hari abantu tuba turi kumwe kugeza kuri uyu munota. Rero iyi filimi yakomeje kuba yashimisha abantu hano, kubera ibintu byari bikubiyemo. Abanyarwanda benshi bishimiye iyi filime, ariko hariho abantu bari kuvuga ati tuzajye tubakorera video buri munsi, tubagezeho amakuru mashya buri munsi. Rero nimba nawe uri muri abo, ujye muri comment ubashe kuba watubwira. Rero hano twabonye ko ba kamarade bari kwibaza nimba uriya musaza barabashije kuba bamushuka agatwara impapuro z'imitungo yaba Iribagiza zose, ariko ntago byari byiza, kubera ko uriya musaza koko yarashutswe, ariko abantu benshi twari twanze kubyizera, kubera uburyo twizeraga uyu musaza Rugema yabashije kuba yamushuka, ajya kumwereka mu mujyi ngo agiye kumuha ubuzima bwiza, ariko kugeza uyu munota uyu musaza agiye kuba yaba mu rugo rwa Rugema ari umuzamu. Uri kumva ko rero atari ibintu byiza kuba wagambana. Niyo mpamvu uyu musaza nicyo gihembo yahembwe, kubera ko yabashije kuba yagambana, akabasha kuba yagambanira imitungo bari kuzahabwa ba Iribagiza bamaze gukura, n'umuti Iribagiza yari kuzanywa uyu musaza nawe yabashije kuba yawugambanira. Rero kugeza uyu munota urabona ko uyu musaza hano yari arimo asigana na Rugema, avuga ati uriya muti Iribagiza aramutse awunyweye yakibuka ibintu byose, kubera ko Iribagiza yabashije kuba yanywa umuti umwe, ariko hari undi muti wabashije kuba wasigara. Niyo mpamvu uyu musaza yari ahangayitse cyane, ati Iribagiza aramutse abonye uriya muti ibintu byose yabyibuka. Rero Rugema ugomba gusubirayo ukajya kuzana uriya muti, kubera ko ni wowe bifite akamaro, kandi ni wowe w'umusore. Ndi umusaza ariko wowe uracyari umusore, ni wowe ugomba kujya kuzana uriya muti kwa kamarade iwabo w'uyu musaza nyine ahantu yawuhishe. Uyu musaza rero yari agiye kuba yamurangira umuti aho yawusize. Rugema twasize atangiye kuba yajya gushaka umuti. Hano ho Nyiranambara yari arimo ahamagara abaza uburyo byifashemo iby'uyu musaza. Nyiranambara rero yahise atangira kuba yavugigana na Rugema. Mwibutsa ko hano Nyiranambara bari baramwatse miliyoni 10, ariko ntabwo yabashije kuba yazitanga. Uri kumva ko harimo amasomo agiye akomeye, agiye anatandukanye. Abantu benshi mukunda iyi filimi mwamaze kuba mwasobanukirwa, mugenda mukuramo, kubera ko igeze ahantu haryoshye cyane. Iyi filimi yacu igeze ahantu nawe utabasha kuba wayireka. Rero nkubwira ati nimba tugeranye kuri uyu munota, ujya muri comment ushyiremo umunota wagezeho, nurangiza utangemo ibitekerezo, ugire abandi bantu inama yabasha kuba yabafasha, kugira ngo nabo hagire ikintu bakungukira muri iyi filimi tugenda tubagezaho umunsi ku munsi, kugira ngo nawe ubashe kuba wagira umuntu ufasha mu buzima busanzwe, kubera ko muri iyi si tugezemo ikintu cyose ni ugufashanya. Utabashije kuba wafatanya na mugenzi wawe nta kintu wageraho. Rero genda muri comment ushyiremo igitekerezo cyawe wabona cyubaka n'ibyo ushaka ko tuzajya tugukoreraho muri iyi filimi, ariko uvuge n'umuntu wabonye muri iyi filimi ubashije kuba atagushimisha, tuze guhita duhindura tumuhe ibindi bintu wumva ushaka, kugira ngo tuzajye tubasha kubana buri wese afite ikintu agenda akunda muri iyi filimi yacu Inzira y'Umusaraba.